muraho neza. Reka nongere mbabwire ngo Yesu akuzwe. Nizere ko mwese mwatangiye umwaka neza, nizere ko muri aho meze neza. Abatameze neza ngiye gutangira nkomeza abantu bose mutameze neza, abantu mwese mwagize ibyago, abantu mwese mwabuze abanyu, abantu mwese murwaje. Ibyago ibyo ari byo byose uko byaba bimeze kose ni ibyago. Mwebwe wowe wabuze akazi, wowe urwaje umwana cyangwa urwaje umuntu uwo ari we wese, wowe wabuze umuntu wawe, wowe uri mu bihe bikomeye byo gushyingura umuvandimwe cyangwa inshuti cyangwa umuturanyi uwo ari we wese, ntangiye mbakomeza, ntangiye nukuri mbihanganisha, nukuri Imana ibane namwe mu byo murimo mukora byose kandi ibakomeze, kuko ntabwo biba byoroshye kandi muri ibyo bihe abantu baba bakeneye abandi. Uyu munsi rero ndaje ngo tuganire cyane kuri ubwo nari maze iminsi ntahari. Nje kubabwira impamvu ntari mpari, ntabwo byari byoroshye, nagize ibyago. Niyo mpamvu natangiye nihanganisha abantu kuko nzi ko biba bikenewe. Nagize ibyago mu mpera z'umwaka ushize 2024, mfusha umuvandimwe ku buryo butunguranye, mfusha ari mutoya, musaza wanjye usa nkaho ankurikira, apfa ari mutoya bidutunguye. Nkaba ngira ngo nze kubabwira uburyo numvishe ukuntu abantu bagize ibyago ku buryo butunguranye. Burya urupfu rwose ruza rutunguranye, ariko abantu babigize nibo baba bazi ibintu uko biba biremereye, nibo bazi uburemere bw'ibintu, nibo bazi ububabare bifite, nibo bazi agahinda kabirimo. Rero mbakomeza, nje mbihanganisha kubera ko nanjye binyuzemo, ntabwo hashize igihe. Ariko nyine Imana ibihari, namwe muba muhari, ibakoreramo mugakomeza abantu, burya nicyo cyangombwa. Nagize rero ibyago, mfusha musaza wanjye bitunguranye nk'uko maze kubibabwira, atarwaye, atarembye byo gupfa. Yafashwe ananirwa guhumeka, adahumeka neza, arabivuga, bamujyana kwa muganga, apfa bari mu nzira. Yagiye aganira, ariko bageze mu nzira aravuga ati ngiye ndumva ashaka kuruka. Noneho umuntu wari utwaye aramubwira ati ruka mu modoka kuko ntabwo twahagarara, tugomba kugera kwa muganga vuba. Amukorwa inshuro ebyiri, ya gatatu niho byahise birangira. Urumva icyo ni ikintu umuntu yagobye gushimira Imana. Yapfuye atababaye, yapfuye adasambaguritse, yapfuye mu mahoro, yapfuye mu mutuzo, yapfuye nkawe, kuko yari umuntu n'ubundi utuje, yari umuntu ukunda abantu, ugira amahoro, mbese yari umuntu w'imfura, yari umuntu utagira ikibazo n'umuntu n'umwe. Ni nako yapfuye rero, yapfuye atarwanye n'umutima, yapfuye mu mahoro. Ndabishimira Imana cyane. Ntabwo byatinze, ejo bundi nanone mu minsi ishize ku itariki 15 z'ukwa mbere, ndongera mpfusha umuntu w'inshuti cyane, umuntu twareranywe, umuntu twakuranye, inshuti yanjye yo mu bwana. Nawe yitaba Imana bitunguranye. Abanyarwanda burya gupfa babyita neza, bavuga ko ari ukwitaba Imana. Nawe yitaba Imana mu buryo butunguranye, yitaba Imana mu buryo abantu batari bategereje. Uretse ko icyo nabonye cyo nta muntu utegereza urupfu. Burya niyo urwaje umuntu arembye, ni ukuri hari ahantu mu mutima uvuga uti, kuko niyo umusengera uvuga uti Imana uzamukize, uzamuhakire. Nta na rimwe rero buri gihe tuba twizeye ko byanze bikunze agomba gukira, atari bwitaba Imana. Ariko niyo mpamvu biza bidutunguye buri gihe, ugasanga wari urwaje umuntu igihe kinini, ariko yakwitaba Imana ugasanga kubyakira biragoranye, kubera ko uratunguwe, kubera ko muri wowe wari wishyizemo ko wari wamusabiye, wari wamusengeye, wumva ko byanze bikunze agomba gukira. Urumva rero nagize ibyago bikurikiranye, umwaka urangira n'umwaka utangira. Mfusha abantu nakundaga cyane, mfusha abantu banjye ba hafi,
ariko nyine nkabanje kugira ngo tuganire ku rupfu. Niyo mpamvu mpereye kuri izi nkuru kugira ngo tuganire ku rupfu, turuvugeho, tuvuge nta kintu kinini tunaruziho kuko urupfu ni misiteri nta muntu n'umwe uruzi, ariko ngiye kubabwira icyo ngiye byanyigishije, icyo byankozeho, icyo mbona cy'ingirakamaro muri ibyo byose, kuko gupfusha ntabwo navuga ngo ni ingirakamaro, ariko burya ibintu byose biba bifite icyo bikwereka, bifite ibyiza n'ibibi, biba bifite impamvu bibaye. Urupfu rero nibaza ko sinarwita rubi cyangwa rwiza, kubera ko uruhare runini nawe ubwo mbona nabishyira ku byiza, kubera ko ntawagiye ngo agaruke, bose baragenda bakigumirayo. Nibaza ko abantu burya iyo ugumye ahantu nuko uba uhakunze. Ariko nyine urupfu ntabwo nanone narwita rubi, simbizi, cyangwa rwiza. Nafata nk'urugero rw'umuhanzi Kizito Mihigo, yaratubwiye ati urupfu nicyo kintu kibi kiruta ibindi, ariko urupfu ni nawo muryango ugana icyiza kiruta ibindi. Urumva rero twebwe nk'abantu basigaye, twebwe nk'abantu bagize ibyago, tuba twumva ari bibi, tuba twumva urupfu ari rubi, kuko rudutwariye abantu twakundaga, rudutwariye abantu tutazongera kubona, rudutwariye abantu twakoranaga ibintu byose, twaganiraga, twishimanaga. Nyine biba bitubabaje. Kuri kote imwe mbona nabwo ari egoisme, kuko afite iyo umuntu wawe agiye uhita utekereza ibintu byose mwakoranaga, ugahita utekereza ibihe byiza mwagiranaga, yewe n'ibibi mwagiranaga, ariko ugahita wumva ibyo bintu bitazongera kubaho. Nicyo kintu kitubabaza. Ariko nanone ku rundi ruhande gatekereza ko urupfu, umuntu we ugiye aba agiye ahantu heza, niko mbyibaza, aba agiye ahantu heza kuko aragenda ntagaruka, kandi byanze bikunze nk'uko Kizito yabivuze, nibaza koko aba ari umuryango ugana icyiza kiruta ibindi. Ese urupfu kubera iki tutarumenyera? Urupfu kubera iki? Byanze bikunze tubizanyeho twese, twapfushije abantu benshi cyane, benshi mu buryo bwihuse, mu buryo bunyuranye, turapfusha pe. Ariko buri gihe iyo umuntu yitabye Imana, usanga nanone byongeye bikaba bishya, ukibaza impamvu ibyo bintu umuntu atabimenyera. Naganira rero n'umukopine wanjye, umukobwa nkunda cyane uba muri Canada, arambwira ati impamvu tutabimenyera, ati ni ukubera ko rutwara abantu batandukanye. Abantu burya ntidusa, abantu buri muntu wese afite karagiteri ye, abafite ubwiza bwe, abafite ubumuntu bwe, abafite ukuntu ateye, abafite uburyo muganira bitandukanye n'undi. Urupfu rero rutwara abantu batandukanye, ni nayo mpamvu buri gihe iyo gutwaye umuntu uhita wumva byongeye bikaba bishya. Ntabwo tubimenyera kuko hagenda hitaba Imana abantu batandukanye. Nuko yabisobanuriye, kandi nuko ndagushimira kuri icyo gisobanuro cyawe, kuko hari ukuntu cyanyubatse, hari ukuntu cyamfashije, hari ibintu bimwe nabashije kumva mbere ntabashaga kumva. Hanyuma rero urupfu rero hano ngewe nje kuvuga ibyiza narwigiyemo, kuko iyo wabuze umuntu burya ni ibintu biza bikwitura ku mutwe, ni ibintu biza bigutunguye, ni ibintu biza bibabaje, ariko abantu ukuntu babyitabira, abantu ukuntu bakuba hafi, abantu ukuntu bagufata mu mugongo ku buryo bumwe cyangwa ubundi, kote finansiye, mesaje nziza, kukwihanganisha, kuba bahari bakuri iruhande, ukumva nturi wenyine. Ibyo bintu nibyo kintu urupfu rwanyigishije. Ejo bundi muri ibyo bihe bibi nagize, abantu mwatubaye hafi, mwashyigikiye umuryango wacu, muraza mufata mu mugongo, ni ukuri mwarakoze cyane. Njye aka kanya nkaba uyu mwanya nawufashe kugira ngo nze gushimira abantu mwadufashe mu mugongo, abantu mwatubaye hafi, abantu mwadufashije. Ni ukuri muri abantu b'imfura cyane, muri abantu b'agaciro, ab'i Burayi, abo mu Rwanda, abo hirya no hino, abari muri Canada, abantu banjye bose, uburyo bwose bangezeho, ni ukuri Imana ibaha umugisha cyane. Mbahaye urukundo, muri abantu beza cyane, muri abantu b'imfura. Urupfu rero rukwereka ubumuntu bw'abantu, burya
tuba mu minsi ya buri munsi, umuntu yiruka mu bye undi mu bye, ariko iyo umuntu yagize ibyago abantu bareka ibyo bari barimo akanya gato yari afite nawe akagushyiramo, akakubwira kwihangana, akakohereza mesaje akubwira ati ndi kumwe nawe, akakohereza mesaje akubwira ati komera, akohereza mesaje akubwira ati ihangane. Ibyo bintu rero ni ibintu by'agaciro. Urupfu rufite ukuntu ruduhuza. Njyewe ubwo nyine numva nahise mfata urugendo njya gushyingura, nagombaga kuba mpari. Nahuye n'abantu baradutabaye benshi, abantu ntaherukaga, abantu nari naribagiwe. Ni ukuri ndavuga nti Mana urakoze kuba iki kintu kibaye, nubwo bwose musaza wanjye agiye, ariko unyeretse ubumuntu bw'abantu. Ese urupfu ikindi kiza cyarwo ntabwo rutoranya. Urupfu njya mbibwira abantu, nicyo kintu cyonyine kitadiscrimina. Urupfu yego birababaje, rwagombye ubundi twe nk'abantu twagombye tuvuga tutera igihe rutwara umuntu wenda washaje cyane, warangije ibintu bye byose kuri iyi si, cyangwa igihe rutwara umuntu warembye cyane aho kugira ngo akomeze ababare. Oya, urupfu ntabwo ibyo rubireba, ntabwo rureba uwo uriwe, ntirureba iki, mbese igihe cyawe kigeze uragenda. Ahantu ngira ngo mbabwire, njye muri abo bantu babiri napfushije natakaje muri iki gihe gikurikiranye, ni abantu babiri batandukanye. Umwe ni musaza wanjye, ni umugabo twavuganaga, ariko yari umuntu woroheje, umuntu wo hasi, umuntu usanzwe, ba bantu nyine wakoraga kugira ngo abashe kubaho n'umuryango we, agakora bimugoye, byagezeho byose yabigezeho bimugoye. Yego natwe twese bitugera bitugoye, ariko burya ari ukuntu biba bitandukanye. Hanyuma umushuti wanjye napfushije nawe magara, we yari umuntu Imana yari yarahaye umugisha, na musaza wanjye yari afite umugisha. Ni ukuri Imana burya buri muntu wese imuha umugisha, ntubureshya, ariko burya imbere y'Imana biba binareshya. Dayero yari afite umugisha, yari afite urugo rwiza, yari afite famiye nziza, afite amafaranga, afite ibintu, ariko yabyitwaragamo neza, yabyitwaragamo gipfura, yabyitwaragamo gitwari, yakundaga abantu, yabisangiraga n'abandi. Abo bantu rero icyo nshaka kuvuga aha ni abantu babiri bari batandukanye. Donc numvaga ko umukopine wanjye we wenda azakira byanze bikunze, azavurwa, kubera ko ashobora kwishyura abaganga bose bashoboka, ashobora kuvurwa byanze bikunze. Ntabwo we narigeze nishyiramo ko azanitaba Imana, uretse ko na musaza wanjye yitabye Imana atarwaye, ariko undi we numvaga nubwo yararwaye navugaga nti byanze bikunze azakira, hari abaganga bakomeye, azababona, bazamuvura, azakira. Ariko ntagaruke Imana iyo yabipanze, urupfu ruragutwara. Ibyo waba ufite byose, uko waba umeze kose, uko waba usa kose, uko waba ureshya kose, aho waba uri hose, mbese ntabwo ruhitamo, ntabwo igihe cyawe cyageze uragenda. Ikintu rero nacyo nkaba mbona ku rupfu ari ikintu nakwita nkaho kiri pozitifu, kubera ko ntabwo rwigeze ruhitamo ngo ruvuge ngo aba nibo bagomba kugenda, aba nibo bagomba gusigara. Buri umwe wese amubaza ku buryo bwe, ariko nyine urupfu ruraza, rukatwereka ko twese tureshya, rukatwereka ko imbere y'Imana twese turi bamwe. Ni ryo somo navanyemo. Ikindi cyiza navanye mu rupfu ni urukundo rw'abantu bakwereka iyo nyine icyo gihe kigeze, iyo wagize ibyago, abantu bakuba hafi, abantu baritabira, abantu baragutabara. Ni ukuri mboneyeho kubabwira ko nanabashimira abantu mwese mwadutabaye, abantu mwese mwatubaye hafi. Ni ukuri ndabashima cyane, muri abantu b'agaciro gakomeye cyane. Ibyo mwakoze njye ntabwo nabona ukuntu nabishima. Imana yonyine izabashimirire, aho mwakuye izahasubize kuba inshuro zishoboka zose. Ni ukuri mwarakoze cyane. Uburyo bwose bwakoreshejwe mu kuba wari uhari, mu kuba wanyereje mesaje, mu kuba hari udufaranga wafashishije, ni ukuri byose ndabishima cyane. Imana igikomeza ibongerere. Ikindi navuga ku rupfu, nibaza ko rutwigisha ko turabizi ko urupfu ari naturel, turabizi ko byanze bikunze rugomba kuzabaho, byanze bikunze twese tuzapfa. Nibaza ko twakuramo isomo ryo kumenya iyo bikubayeho uhita wishyira mu mwanya w'abandi byabayeho mbere, ukavuga uti buriya nabo ni kuriya bababaye,
noneho ariko nkaba nagira ngo no mu bindi bihe bizaza buri gihe ujye uhora witeguye, ukundane, wubaha abantu, bakunde, ufasha aho ushoboye, utabare igihe ari ngombwa, igihe bishoboye, uko ushoboye kose ubikuye ku mutima utabare, kubera ko ejo niwe, uyu munsi ni wowe. Urumva rero ni isomo rikomeye cyane, ni isomo twagombye kuvanamo, ni isomo Imana ibitwereka, ni isomo Imana ibikwibutsa ko byanze bikunze nawe isi uzayivaho, kandi ko ugomba kwivamo byibura witwaye neza. Twaratabawe, ndishima cyane, mbona ukuntu musaza wanjye yabanye n'abantu, mbona ukuntu kuba yari umuntu mwiza nari mbizi, ariko noneho nabiboneye mu kuntu abantu bamutabaye, mu kuntu abantu bitabiriye. Ni ukuri byampaye isomo, nkaba mvuga nti nsaba Imana ngo Mana nanjye umpe kumera gutyo, umpe kumenya gukunda abantu, umpe kumenya kubitaho, umenye gufasha umuntu igihe agukeneye ubishoboye, umufashe mu buryo ushoboye, umwubahe, umukunde uwo ari we wese, utitaye ku byo afite cyangwa ku byo atunze, kuko burya ibintu byanze bikunze ntabwo bitugira abo turibo. Turi abantu nk'abantu, nta bintu, ibintu ni ibintu bigenda biza nyuma, ariko uba uri umuntu, kuko niyo upfuye urabisiga ukagenda, bigasigara nyuma n'abasigaye nabo bakazabisiga bakagenda. Mbese nuko bimeze, ni rwo rutonde rw'ubuzima. Mbashimiye rero, ndabashimiye cyane, kandi ni ukuri mbikuye ku mutima. Aho muzankenera muzambwire, nzahaba pe. Hanyuma mwarakoze cyane, narinje kubabwira ko byagenze neza, Antelme yagenze neza, ni ukuri mwarakoze. Iyo mutahaba ntabwo byari kugenda uko byagenze. Yashyinguwe mu cyubahiro, yashyinguwe mu buryo twifuzaga, kandi wenda nta bushobozi twari dufite bwabwo, ariko abantu mwarabikoze, Imana yabakoreyemo, murabikora, mwarakoze cyane. Rero by'umwihariko nje kubashimira, nkaba ngira ngo nkomeze n'umuryango wa Makopine w'inshuti yanjye, mukomere, twihanganane. Imana yamwakiriye mube, Imana yamuhaye iruhuko ridashira, kuko yari imfura, kandi ubupfura burya urakomezanya nabwo aho wajya hose. Nibaza ko no mu ijuru iyo uri imfura urakomeza ukabifura. Sawa rero, nizere ko twagiranye ibiganiro byiza, nagira ngo mbasobanurire nyine ibintu uko byagenze, n'impamvu nari maze iminsi ntaboneka, kandi Imana ibahe umugisha, kandi ibarinde mu bintu bibi murimo munyuramo byose, ibakomeze, ibane namwe. Uyu mwaka dutangiye, nubwo njye nawe utangiye nabi, ariko njye ndizera ko uzanarangira neza. Hazabamo imigisha myinshi, namwe nibyo mbifurije. Urababaye uyu munsi, ariko ejo bizagenda neza, uwagiye naruhukire mu mahoro, ariko wowe ubuzima bugomba gukomeza byanze bikunze. Ntagomba guheranwa n'agahinda, ntagomba guheranwa n'ibyabaye, kuko hari ukuntu wowe iyo ukiriho nyine haba hari andi mahirwe, nawe uba ugomba gukora. Igihe cyagera nyine twese tuzagenda, ariko hagati aho reka dukore, ariko tunakundana, duha agaciro ibintu bifite umumaro kuruta ibindi, ari rwo rukundo. Kubera ko namaze kubona ko umutungo ukomeye kuri iyi si ni abantu, ni mwebwe, mwarakoze cyane. Sawa rero, umunsi mwiza, nongeye kwifuriza umwaka mwiza, nongeye kwifuriza ibihe byiza. Abafite ibyago mwishyire amaboko y'Imana, biri byose birarangira, kandi nyuma ubuzima bugakomeza. Sawa, bye, ciao. Ubwo naho ubutaha kuri video izakurikira. Umwaka mwiza, bye.